Okay, umuntu ushaka iyi application tujyana akantu kandi atagira akantu kagucika. Ubundi hari ukuntu ufite telefone yawe ukajya muri application zose nyine ukazirebamo zose, YouTube, TikTok, WhatsApp, ugasanga ufitemo application nyinshi. Gusa njyewe reka nkwereka application ujye kubareberaho umupira. Ubundi muri Play Store biraterwa niyo ukoresha Play Store cyangwa se App Store cyangwa se Google Play Store. Uraza nyine ukagira gute ukashaka muri telefone yawe iyi ngiyi nyine Google Play Store urayibona. None wamara kuyibona ugahita uza ukayikandaho. Iyo maze kuyikandaho ahangaha niho hantu nyine ushakira application zose waba ushaka. Ahangaha hose urayishaka. Noneho biraterwa na telefone yawe ukuntu iri buze kuba imeze, ariko ngiye kubera ko yanje imeze muri ubu buryo laje mbereke uburyo ugiye kubabona iyi application. Uraza guhita ubona ahantu handitse search, numara kuhabona uhite ugira gute uhite ukandaho search iri hano hasi, urahita ukandaho, urahita uyibona, uhite uyikandaho iri hano hasi, urahita uyikandaho. Noneho ugira gute ushake iyi application, urahita wandikamo ngo gatoya iyi application urahita wandikamo ngo live football TV. Noneho kande kuri search. Noneho ukanda kuri search uraza kureba muri izi ngizi zose nyine ziri ahangaha, urabona harimo nyinshi kabisa. Uraza urebe niba ari iyi nyine biraterwa niyo uri buze kuba ushakamo nyine kugeza ako kanya. Icyo buze kuba wakora rero wowe turaza kuza twebwe reka dukuremo iyi ngiyi, dukuremo iyi application. Ni nyinshi ariko hari ziba zidakora nyine, hari iyo downloadinga ikagutwara megabyte ariko idakora neza. Twebwe dukuremo iyi ngiyi ifite nuza nyinshi, ifite wenda ya downloadinzwe kenshi. Iyi ngiyi ko urabona yuko wenda itameze nk'izi ngizi zindi zo haruguru. Nitumara kuyikuramo turaza tuyikandeho. Ahangaha urahitamo, singubwiye ngo ukuremo iyi ngiyi nkuyemo, wowe urahitamo iyawe. Noneho uhite ukanda download. Niba ukanda download iraza downloadinga gace igenda ijyamo. Nimara kujyamo uraza kubukurikira match neza 5-5 nta bintu byo kuza kugutesha umutwe, kuko namaze kubona ico kibazo abantu benshi tugihuriyeho turi benshi. Hano hari igihe usanga umuntu yakurikira hano ku Mundo Sports TV, ariko amasaha yo gutangira match yagera akitwaza yuko nta mafaranga afite yo kujya kureba match. Ibyo bijya bibo kandi tujye tubyemera. Cyangwa se ugasanga na televiziyo ufite mu rugo, cyangwa se ugasanga na internet ufite, cyangwa se ugasanga abonema yagushyiranye kubakoresha Super Sport cyangwa se Canal Plus na DSTV, nyine ubwo birumvikana. Ubwo rero iyi ni application yagufasha. So urahita uza rero ukimara kuyishyiramo uhita ukanda hano handitse open, uyinjiremo. Ubwo tube tugiye gushaka match, tugiye gushakamo match. Tuvuge tuti wenda aka kanya zishobora kuba zidahari. Urabona hanga bahise batwereka Premier League gusa wasanga cyari woye hari ibintu muri bize kwa mwasangamo kuri za application. Hari ibintu muri zo kwa mwasanga muri za application, reka manze mbasobanurire. No kuvuga ngo ku bantu bari mu Rwanda, kubera ko u Rwanda nyine rudakorana na Google cyane, nyine nabyo mwabonye ejo bundi babigarukaho mu nama y'imishyikirano. Abantu benshi bagenda bayibaza Perezida wa Repubulika bavuga yuko bifuza monetize ndetse no gukorana na Google mu bintu bigiye bitandukanye n'amatangazo anyura kuri internet. No kuvuga ngo ahangaha iyi application irimo kuyikoresha ari igihe uyikandamo bagahita bakuzanira ibintu byamamaza. So umuntu uri mu Rwanda rero ushobora kuba utabibona kubera ko u Rwanda ntago rwemerewe nyine gukorana na Google cyane, ariko abantu bari za Uganda, abantu bari za Kenya, abantu bari mu bihugu byo hanze mufite ukuntu nyine mujya mubibona. Cyangwa se ugasanga umuntu akubwira ngo nyine ngo TikTok zihemba, ngo YouTube zihemba. No kuvuga ngo biterwa n'igihugu cyari cyo nyine kugira ngo baguhembe. Hano rero hari igihe urimo kureba match hakazamo nyine amatangazo yamamaza. Wenda ukabona barimo kwamamaza abacuruza imodoka, wenda ukabona barimo kwamamaza wenda ibikorwa byabo. Ico gihe rero uhita wowe utegereza ugatangaza kakavaho ugahita
ukanda akantu kaba kariho ka X nyine ugahita ujya kuri ugakomeza ukareba match. Ariko abantu bari mu Rwanda mwebwe ntabwo mubibona kubera yuko ntabwo Google ikorera mu Rwanda nyine ntabwo ifitemo nyine ku bijyanye no kwamamaza ntabwo birimo cyane. Abantu bari Uganda mwebwe murabizi cyangwa se abantu bari mu za Kenya murabizi. So hano rero narimo kubasobanurira, reka mbereke rero hano harimo application harimo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo Premier League, harimo Saudi Pro League yo muri Arabia Saudite, harimo Spain La Liga, Serie A mu Butaliyani, harimo Ligue 1, harimo Romania, harimo La Liga 2, harimo Scotland Cup, Argentina Premier Division, Netherlands n'ahandi nyine, England Championship, byinshi nyine na Bundesliga zose zirimo na Africa Cup of Nations birimo. None ikintu ugomba gukora wowe niba ushaka kureba muri Premier League match, uraza ahangaha handitse Premier League, ahangaha urahita ukandaho nyine, urahita uyikandaho